itariki 5 z'ukwezi kwa kane ni itariki zitazibagiranwa mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane mu mihango y'ubukwe mu Rwanda, bitewe nuko ari wo munsi wa mbere wabayeho umugeni yarajwe ku Karubanda cyangwa se ku musozi, dore ko ntabwo ari no mu nzu nubwo ari muri stade, ariko acyambaye agatimba. Hari meze no bwa mbere habonetse umugeni wiriwe mu gatimba kanakararamo. Iyo nkuru ntabwo izibagirana ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakomeje kugenda bamwibazaho, amagurupe ya WhatsApp, za Twitter, Instagram, henshi cyane. Uyu mugeni warajwe muri stade yabaye iciro ry'imigani batariko abantu bamuraje mu nta mutima wa kimuntu bafite. Byabaye ryari rero? Byabaye ku itariki 5, ubwo rero uyu mugeni nabo bari kumwe mu bukwe bayarenga 50 basanzwe aho bari gukorera ubukwe, hanyuma bagasanga barinyize ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, hanyuma bagatabwa ntabwo ngiye vuga muri yombi, bagafatwa na polisi bakabajyana muri stade bakabarazamo nk'uko bigendekera abandi bose barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hanyuma rero bakimara kurazwa muri ino stade, abantu batari bacyamaze kubona ayo mafoto, nkuko nawe wise wumva umutima wawe bigenze, bahise bagira ikiniga, abandi bagira amarangamutima batari ko ibi bintu ntago bikwiriye. Bavuga amagambo agiye atandukanye, harimo nka Clarisse Karasira, umuhanzi w'umunyamuziki cyangwa se umunyamuziki mu Rwanda. Abageni rero batumye Karasira yamagana polisi. Aba nabaheruka gufatirwa mu kagari ka Muyange ho mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro. Abageni nabo bari kumwe bagiye kuri 50 barenga 50 bafatiwe mu rugo rwa nyiri hoteli yitwa Rainbow, barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bahita bajyanwa muri stade ya Kicukiro ya PRC Kicukiro, aho basobanuriwe ubu bw'icyorezo cya COVID-19 nk'uko bisanzwe nyine bigenda ku bantu bose barenze ku mabwiriza. Amafoto yafashwe yerekana uyu mugeni yicaye muri stade asa n'uwumiwe nkuko ibona imbere yawe, ku buryo byakuruye amarangamutima ya benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, bagaragaje ko polisi itari kwiye kujyana bari abageni muri stade. Abanenze polisi y'u Rwanda barimo n'umuhanzi Clarisse Karasira wayishinje kutagira ubumuntu, ariko benshi bavuga batari ko n'ubundi niko bikwiye kugenda. Ntabwo polisi yagenda irobanura, na CP John Bosco Kabera niko yavuze. Umva icyo Clarisse Karasira yaravuze ngo mbabajwe cyane n'iki gikorwa. Umuyobozi wacu w'icyerekezo Paul Kagame yatwigishije kubaha ikiremwa muntu no kurangwa n'impuhwe kugira ngo tugire u Rwanda rwiza, ariko iki gikorwa kirabura ubumuntu n'ububabare bw'iteka ku bageni n'abazabyara. Uyu muririmbyi yakomeje avuga ko bigoranye ko bari abageni bazigisha abana babo gukunda igihugu mu gihe cyose bazaba bakibuka isanganya ryababayeho ku munsi w'ubukwe bwabo. Ikindi kandi yibukije polisi ko ishobora gushimangira ibyubahirizo ry'amategeko, ariko nanone ikazirikana icyubahiro cy'abantu kuko ibyo yakoreye bari abageni atari iby'u Rwanda. Karasira yavuze ko adashyigikiye kuba abari abageni bari barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, gusa nanone agaragaza ko urebye ibibera mu masoko, kuri za gare n'ahandi hahurira abantu benshi, bigaragara ko hakoreshejwe ingufu z'umurengera. Cyakora cyo nubwo umuhanzi Clarisse Karasira na benshi mu Banyarwanda bagiriye bari abageni muwe, ikindi gice cy'abantu bagaragaje ko ibyo polisi yakoze ari byo bijyanye nuko ntawe ukwiye kujenjekera kiriya cyorezo gikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Batari ko mwe muri kugirira impuhwe umugeni, ese iyo yanduza abantu 100 hagapfa 10, ubwo nibyo byari kubashimisha. Byinshi cyane byagiye bivugwa nyine kuri uyu mugeni. Amabwiriza ya guverinoma yatangajwe ko rero ahashyizweho amavugurura aho ubukwe bwemewe ari ubukorera imbere y'Imana ndetse no n'imbere y'inzego z'ubuyobozi, ariko ibijyanye no kwiyakira bitemewe, kandi n'iyo mihango nayo kitabirwa n'abatarenze abantu 20. Rero igikorwa cyo gufunga cyo gushyira aba bageni muri stade bakanararamo ijoro ryose bari kumwe n'ababaherekeje na ba nyina na ba nyirabukwe, nimba ariko nabyita, bose baraye muri stade bacungiye umutekano ndetse bagomba gucibwa n'amande. Benshi bakomeje kugira icyo bibaza cyane cyane ku muco nyarwanda. Batari ku mundi muco nyarwanda, ikintu cya mbere cyubahwa cyangwa se mu bintu byubahwa cyane n'ubukwe burimo, kuko ubukwe ubundi ni gahuza miryango, umusore n'umukobwa babanye bagahuza imiryango, bari ibintu byiza. Bati nubwo turi mu gihe cyo kwirinda COVID-19, buri bakwiriye kubafata yego bakabaryoza kuba barenze ku mabwiriza, ariko bakabubahira yuko uwo munsi ari umunsi wabo, umunsi w'intangiriro z'ubundi buzima bushya, dore ko bagiye kuva mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi. Ati umunsi wo gutangira ukwezi kwa buki bakakumara nabo bishimye, aho kujya barare muri stade. Abenshi bati ariko se ubundi byabaye ko umuntu arara mu gatimba mu gitondo, se ubwo byagenze bite? Ni benshi cyane bagiye bibaza, ariko nyine nta kundi. Rero ayo marangamutima yatumye benshi cyane bagira ibyinshi bakora.
amafoto yaba bose yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro rya tariki 5, gusa abenshi bazikoresha babazwa cyane bikomeye n'uyu mugeni wahawe iki gihano yambaye akagatimba. Bashinja polisi kubura ubumuntu no kutita ku gaciro ubukwe buhabwa mu muco nyarwanda, nubwo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera we yavuze ko gutanga ibihano nta marangamutima akwiriye kubamo kandi nta vangura naho rikiriye kubamo. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko ijoro ry'umunsi aba bageni bakoreyemo ubukwe ryagombaga kuba intangiriro y'ibihe byabo by'ukwezi kwa buki, bagahamya ko kuba bararimaze barayirwa ntambi byabateye igikomere kitazasibangana mu mateka y'urushako rwabo, bikaba byanashoboka ko rero byagira ingaruka no ku rubyaro rwabo. Mu rwego rwo kugaragaza cyangwa se kugerageza gusibangana iki gikomere, batari bake baravuze bati mureke turemere bano bantu tubavane mu kahinda bafite batewe n'uriya munsi babayeho na biriya bikorwa byabaye bitari byiza. Uwitwa Rusi Inshuti Mbabazi niwe watangije kino gitekerezo cy'uko aba bageni bakusanyirijwe inkunga yo kubafasha kurara ijoro rimwe wenda muri hoteli nziza. Ati kumara ijoro ry'ubukwe muri stade ntibikwiriye, nimureke dufashe aba bageni kurara muri hoteli nziza kugira ngo tubibagize ibyabaye. Igitekerezo cya Mbabazi cyakiriwe neza n'abandi ndetse bamushimira kuba yaragize umutima wo gufasha aba bageni, ari nako rero bamusezeranya kumushyigikira mu gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Mbabazi. Uwitwa Bamusananire Patience yatangiye gukusanya inkunga yo gufasha aba bageni yifashishije urubuga rwa Save Price, urubuga rukoreshwa nyine hagenda habikwa amafaranga akusanywa mu buryo bugiye butandukanye. Ibintu rero byakozwe kugira ngo aba bageni nabo nyine ngo bazishimishe byibura wenda umunsi umwe muri hoteli nziza, ariko iyo biteguye gutya nyine hari abandi benshi bahita babyuririraho bagafasha abivuye inyuma. Kuri uru rubuga Bamusananire yanditseho agira ati nk'uko twese tubizi aba bageni baraye muri stade, hari ubwo rero byabura gukira ibikomere byo kunyura muri ibyo bihe byo kumara ijoro ry'ubukwe no kuzengurutswa muri stade. Bakwiye ibihe byiza byo kubumura ibikomere banyuzemo, twese hamwe twabakorera ikintu cyiza, buri ngano y'inkunga irakirwa. Bamusananire afite intego rero yo gukusanya inkunga y'amafaranga agera kuri 1.5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma rero nyuma y'igihe kitageze no ku munsi uyu nguyu hari hamaze uyu Bamusananire amaze kuvuga gutya, hahise hatangwa amafaranga arenga 450 mu gihe kitarenze umunsi. Hanyuma rero aya mafaranga yose agomba kwakirwa ajya kuri 1,500,000 kugira ngo rero abashe guhabwa aba bageni. Ariko abakomeje kwibazwa ese abageni baraza kubyitwaramo bate, ntibabasha kubona aya mafaranga bagezeho, ese amarangamutima bo ntago araba menshi. Hanyuma rero mu bashyigikiye Mbabazi harimo rero ni na hoteli yitwa Onomo, hoteli inyenyeri 3 iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, yemeye gucumbikira abageni ijoro rimwe ku buntu. Yagize iti Onomo Kigali irashaka kubacumbikira ijoro ryose. Hanyuma Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2020 Nishimwe Naomi n'abandi bakobwa babiri bose hamwe bahuriye mu itsinda Mackenzie's, nabo rero bemereye abageni imyambaro. Ubusanzwe rero aba bakobwa bafite iduka ricuruza imyenda ryitwa Zoe Design. Gahunda rero yo gukusanyiriza abageni inkunga iracyakomeje. Abenshi mu bari kubikora bemera ko koko batubahirije ingamba zo kwirinda COVID-19, ariko ngo gusa ngo ntibari bakwiriye guhabwa igihano kingana kuriya. CP John Bosco Kabera yavuze yuko hatagomba kubaho kurobanura cyangwa se gutoranya abagomba guhabwa ibihano kuba barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, bityo ko yaba ari umugeni yaba ari iki uwo ari we wese rero wayarenzeho agomba kubihanirwa. Ese wowe ubibona gute? Ese igitekerezo cyo guha aba bagabo cyangwa se ndabyita guki abageni inkunga y'amafaranga ndetse no kubasangiriza cyangwa se kubemerera kujya kurira muri hoteli nziza imwe umunsi umwe, icyo gitekerezo cyo wacyakira ute? Wagishyigikira cyangwa se ni ugushyigikira icyaha?